gusa ari ugushakisha. Nyamara hari uburyo bwinshi umuntu yakora akabaho atagombye kujya gutuka abantu. Iyo miyaga rero muri iyi minsi ntabwo duhurira nayo mu nyanja, cyane ko abakozi b'Imana benshi tutagenda mu nyanja. Ubu rero ni umuvumo kuba ubutaka bwose bwaranyoye amaraso y'abantu. Umutware w'abadayimoni Bezebuli ari wo kwirukana abadayimoni. Abana banyu bo ninde ubu ubibaha? Gusa ari ugushakisha. Nyamara hari uburyo bwinshi umuntu yakora akabaho atagombye kujya gutuka abantu. Muraho twongeye kubaha ikaze kuri Mwigengesero TV. Tumaze iminsi tutaboneka cyane ko twagiye duhura n'inzitizi ni ku murimo w'Imana umera, ubamo ingorane, kubamo amakuba n'ibintu bitandukanye. Umuhinzi ashobora kujya guhingira amafaranga, yagera mu murima imvura igashoka ikagwa agataha atari uko adashaka guhinga, ahubwo atahishijwe n'imvura. Twagiye duhura n'imvura z'umwuka z'uburyo butandukanye, ariko Imana ikajya igenda iturwanirira. Imana ihabwa icyubahiro. Numva rero twasenga Imana kugira ngo twige ijambo ry'Imana tugiye kuvuga. Mana yacu, tugushimiye ko duhaye uyu mwanya, turakwinginze kugira ngo ube mu ruhande rwacu, ube no mu ruhande rw'abadukurikira, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero twifuje ko twaganira ku mumaro w'ijambo ry'Imana. Ni amagambo yanditse mu Byakozwe n'Intumwa ibice 19 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 13. Ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso, cyangwa se ijambo ry'Imana rigira ububasha mu gihugu runaka cyangwa se aho umuntu atuye. Yinjira mu sinagogi amara amezi 3 avuga ashize amanga, ayimaka nabo abemeza iby'ubwami bw'Imana. Ariko bamwe binangiye imitima banga kwizera, batukiriza inzira ya Yesu imbere y'abantu. Ava muri bo arobanura abigishwa iminsi yose agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Torano. Agumya kugira cyo amara imyaka 2. Nuko abatuye muri Asiya bose bumva ijambo ry'Umwami Yesu, Abayuda n'Abagiriki. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukana abadayimoni zihimbira kuvuga izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni, ziti ndabategetse mu izina rya Yesu. Pawulo avuga. Kandi hariho n'abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Imana ihabwa icyubahiro. Rero aya magambo nagendereye kuvuga ku mumaro w'ijambo ry'Imana. Turi buze kubihuza n'ibintu byabaye muri iki gihugu cyacu bijyanye n'ifungwa z'isengero, igituma abantu baguye, igituma abantu ugera ahantu babaga mu itorero, ari abaririmbyi, ari ababwirizabutumwa, ari abapasitori, batagikora uwo murimo. Hari abahisemo kujya gupima amayoga, hari abahisemo, mbese ni bagiye mu makara atandukanye, ariko turareba ku mpamvu yabyo. Rero ijambo ry'Imana rero rigira umumaro, rikagira imbaraga. Hano dusomye ngo rigira ububasha. Ese ububasha ni iki? Turamanza turebe ububasha. Ububasha ni ikintu gikorwa n'ikindi kintu cyangwa se n'umuntu. Ububasha bushobora kuboneka ku nyamaswa, ububasha bushobora kuboneka ku muntu, ububasha bushobora kuboneka no ku bintu. Noneho iryo jambo ububasha risobanura ko icyo kintu cyakozwe n'icyo kintu nta wundi muntu wagishobora, nta wundi muntu wagikora. Niyo mpamvu cyitwa ububasha. Hanyuma rero iri jambo riri kutubwira ko ngo ni ijambo ry'Imana ryagize ububasha muri cya gihugu cyo mu Efeso. Iyo dusomye aya magambo tubona ko Pawulo yahahuriye n'ikigeragezo gikomeye cyane, ko ngo muri uwo murimo yakoraga yahuye n'abantu ngo batutse inzira ya Yesu mu materaniro, bakaza bagatukana. Hari abantu benshi bamenyereye
umurimo w'Imana bazi ko ari umurimo w'Imana ari ukurya neza, kwambara neza, kugenda mu modokari nziza n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko mu murimo w'Imana habamo ingorane. Uwatangije uwo mushinga hano mu isi yarakubiswe, arabambwa, yagiye akora imirimo itandukanye, ariko ibyo yakoraga byose ntabwo byatumaga abantu batamuvuga nabi. Hanyuma rero twari turiho turavuga ku bubasha. Noneho iri jambo ry'Imana ryagize ububasha muri kiriya gihugu, ariko hari ikindi kintu Imana yakoze kuri Pawulo. Twasomye ko ngo Imana yamukoreshaga ibitangaza. Uyu munsi rero iyo abantu bakoze n'ibitangaza, niho usanga abantu bavuga bati kanaka akorana n'imyuka mibi, kubera ko batabishyikira. Hari umuntu umwe wigeze kuduha agatekerezo k'inkende. Inkende ngo yigeze kugera ahantu hari urutoki, harimo ibitoki byeze, yitegereje ibona ngo hari igitoki cyahiriye hejuru. Noneho yari ikeneye imineke. Murabizi ko insina iranyerera. Hanyuma ngo inkende igerageza kurira ngo irebe ko yasingira cya gitoki ihwanyureho imineke, irabibura. No ingikongera ikanyerera, igashushuka, ikajya hasi. Hanyuma ngo biyiyobeye, ngo nibwo yavugaga itapu, nta nubwo cyari kinahiye. Iryo jambo yarivuze nyuma yo kunanirwa kurira ya nsina, ariko mbere ijya kurira ntabwo yigeze ivuga ko kidahiye, na mbere kandi yurira yabonaga igitoki gihiye. Uko rero niko abantu benshi batazi Imana, batamenye Imana, babona abantu b'Imana barakora ibitangaza, bakavuga bati bari bakorana n'imyuka iyi n'iyi, bakorana n'abadayimoni aba n'aba. Hari abavuga bati twaraseze tubona aba n'aba bakorana n'imyuka y'aha, ariko ibyo byose ni abadayimoni nabo baba bakoresha, baba batuyemo. Ariko si n'igitangaza, n'Umwami Yesu bavuze ko ari umukuru w'abadayimoni. Hanyuma nibwo babazaga ijambo, arabaza ati se cyose nimba ndi umutware w'abadayimoni, Bezebuli ari wo makwirukana abadayimoni, abana banyu bo ninde ubu ubibaha, baba babikomara kuki? Ndashaka kuvuga rero kuri ijambo ryitwa ububasha. Ububasha rero ni ikintu gikomeye, ni ikintu kipfunditswe hano mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryagiye rigira imbaraga, rikagira ububasha, rigakura abantu mu businzi, rigakura abantu mu busambanyi, rigakura abantu mu bujura, rigakura abantu ahantu hatandukanye. Mu gihe Yesu yari kumwe n'abigishwa, yategekesheje umuyaga n'inyanja birahosha akoresheje ijambo, kuko yaravuze ngo nuceceke utuze. Ni ibintu bibiri yasabye uwo muyaga. Yawusabye guceceka, ni ukuvuga ngo hari hariho urusaku. Ikindi cya kabiri ategeka kutuza. Ubwo bivuze ngo hari urusaku n'intambara z'uwo muyaga, hanyuma yashoboraga kuwucecekesha, ariko ukagomeza ukajya ukora ibintu bitandukanye. Nuko arawubwira ati ujye muri siransiye, arawucecekesha, aravuga ati rero utuze, ntongera kubona, ugira ibindi bintu wombogotanya, ugira ibindi bintu ugenzuke. Iyo miyaga rero muri iyi minsi ntabwo duhurira nayo mu nyanja, cyane ko abakozi b'Imana benshi tutagenda mu nyanja, ahubwo inyanja ni iyi si. Niho uzajya ukumva ukubitanye n'umuyaga, uwo muyaga ukumva ukomotse kwa kanaka, ukarwana nawo, ugasirikirana nawo, abantu bakavuza induru, abantu bagasakuza, abantu bagafata ibyemezo. Ariko Imana igihaguruka igacecekesha imiyaga. Uyu muyaga, ubu bubasha bw'ijambo ry'Imana bwakoreshejwe nanone mu kurema isi. Isi tubona ko Imana itagiye ifata ngo ibintu bibumbe, ngo yinaze imbuto z'ibiti, ngo hatora ibumba amagi. Yaravugaga, iryo jambo ikoresheje akaba ari ryo rikiza. Ikindi kandi hari ijambo Yesu yakoresheje mu kuzura abapfuye, mu barwayi barwaye. Hari uwo yavugaga ati ndagutegetse byuka, ndagutegetse haguruka. Uwitwa Lazaro yakize ku rwego rw'uburyo yamuhamagaye ngo yari amaze iminsi 4 mu gituro apfuye. Rero iri jambo rigira ububasha. Hari umuririmbyi waririmbye ngo mwami tuvubire imvura yaduhembura none. Buriya rero ijambo iyo ryigishwa y'abantu barikurikiye rigira umumaro.
riba ririmo imvura ihembura imitima y'abantu, riba ririmo imvura, riba ririmo umuyaga, riba ririmo amavitamine atandukanye yirukana indwara mu buryo bwinshi butandukanye. Niyo mpamvu rero navuze nti turabisanisha n'iki? Turabisanisha n'ukuntu abantu baguye. Hari mwene data duherutse tuganirira kuri telefone, hari n'abandi bantu twagiye tubiganiraho duhuye, ari abakozi b'Imana nkababaza amakuru bite, ati abantu baraguye, abantu ntukibabona, abantu bagenjeje gutya, hari abapima amayoga. None ndamubaza intese so tuye mu mujyi wa Kigali? Ati wowe ntutuye hariya i Musanze? Ati baramutse bafunze amarobine yose, amasoko yose, nimba wasake igafunga amazi cyangwa se yagize ikibazo amatiyo yayo agatoboka, ntimwe mwakibona amazi mu ngo iwanyu, byagenda gute? Mwavoma he? Nitekereza ahantu wajya gushakira amazi, waguma mu rugo cyangwa? Arambwira ati ibyo ari byo byose twashakisha hari. Nereka amakurangire ahantu ni nk'abo mu mujyi wa Kigali, ahantu abantu bashakira amazi, ni kandi nta muntu n'umwe utajya gushaka ayo mazi. Nimba amazi mu mujyi wa Kigali yahagaze akaba atakiboneka, biramutse bishobotse ko wasake igira ikibazo, amazi ntishobore kohereza amazi mu ngo, nireka nkurangira ahantu abantu bose washakira amazi, ni ahantu hitwa muri Nyabugogo. Kiriya kigezi cya Nyabugogo uko ukibona gisa kuriya, ni mwese mwahuriramo mukoherezamo abakozi banyu, namwe mukajyana amamodokari mukajya muvoma biriya birohwa mukabizamukana, hanyuma wenda mukajya mubiyacanira mukabiteka, mukavuga muti nubwo asa gutya twayatetse arabira. Noneho impamvu ni iki? Impamvu abantu baje kuvoma iyo Nyabugogo, impamvu abantu baje kuvoma uriya mugezi w'amazi, si uko ayo mazi bayakunze, si uko ayo mazi babona ari amazi meza, barabizi ko ari mabi, barabizi ko ari amazi ava ku misozi akamanukana imyanda yo mu mashyamba, aho inyamaswa zapfiriye ku gasozi, ibyo bintu byose biragenda bikisuka muri Nyabugogo cyangwa muri Nyabarongo. Ariko amazi yaramutse yabuze, abakomeye n'aboroheje bose bahurira muri Nyabarongo, muri Nyabugogo, muri Mpazi bashaka ayo mazi. Bitavuze ko rero ayo mazi ari meza. Noneho ndamubwira nti rero ububona iri fungwa gisengero zafunzwe, hari abantu rero banywaga kuri ayo masoko. Urusengero mu rugereranye n'isoko, urusengero mu rugereranye na robine. Ahantu mwasengeraga, ahantu mwateraniraga, mumenye ko hari robine abana b'Imana bajyaga bagenda bakavomaho, bagashira inzara, bagashira inyota. Arambwira ati rwose ndabyumvisha, ati kuko twayavoma. Ndamubwira ni rero nubona abantu bari kugwa, ikibazo si ukugwa. Niba wari ufite intama ukazikura ahantu zirisha umucaca, ukazibwira uti muze tugende njye kubereka ahantu hari ubwatsi bworoshye, hari urwiri cyangwa se urubingo rworoshye, nirwo muzajya murisha. Intama zikakumvira, zikagenda, zamara kugenda zikasanga ubwo bwatsi burahari. Niziburisha icyumweru bugashira nibwongere kuboneka, ntabwo zizakugumiraho, zizongera zifata inzira zisubire kuri wa mucaca. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana rigira ububasha, ijambo ry'Imana rifite ubushobozi. Mu minsi iza nibikomeza gutyo, uzabona akaga kazaza kuri umwe ari we wese, cyane ko ijambo ry'Imana buriya hari ibintu rikora. Twasenze Imana iratubwira ngo iki gihugu cyacu gifite imivumo ibiri. Iyo mivumo rero abantu rero bajya banga no kuvugisha ukuri, umuntu ngo adapfa, ngo umuntu atagenda gutya na gutya. Umuntu wese warungurutse mu isi y'abazima, isanduka yawe bujya ibiteganyijwe uzashyingurwamo. Waba uri uruhinja, ruvuga ngo umwana akiririra ku isi, ubwo kera kabaye habonetse imva na serike azaryamamo niba ari abantu bakomeye, cyangwa se umufuka, kuko hari abahamba mu mashuka tuza tubumva.
iyo rero umuntu yageze hano mu isi biba byarangiye. Niyo mpamvu abantu bahitamo kugutomera ibyaha, bakumva bakora ibyaha kugira ngo barame. Njya mbabona ku ma YouTube, ukajya ukabona umuntu ari gutukiraho abantu ari ama-views ashaka, ukajya ukabona umuntu ari guhimba ibintu bidafite umumaro, ukabona umuntu ari kuvuga ibintu bya politike, kandi agiye no mu mwaka ntiyarenze n'umwaka wa 3 wa segonderi, ukabona yabyinjiyemo gusa ari ugushakisha. Nyamara hari uburyo bwinshi umuntu yakora akabaho atagombye kujya gutuka abantu, atagombye kujya gusebya abantu. Naho rero ijambo ry'Imana rigenda rigira ububasha. Narishatse kuvuga kuri iyo mivumo. Muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda nta butaka na bumwe wabona, nta mudugudu n'umwe, nta sibo n'imwe wabona itaranyoye amaraso y'umuntu. Kuko hano muri iki gihugu habayemo jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu baricwa, abantu bazira akarengane, abantu barapfa, nta muntu batemeye igitoki, nta muntu banyaze umuntu, akaba agenda mu nzira bakamuvuga bati ngwino tujye kukwica, ngwino tukugenze gutya na gutya. Haba n'uwana kugira ni mu wenda akakwica urupfu rwiza, bakicwa urupfu rubi. Naho mpamvu nkunda kubabwira ni bari abantu bose abapfuye muri kiriya gihe bagize amahirwe yuko bagize mu bwami bw'Imana, ko nta muntu wapfuye atari hasenga. Ubu rero ni umuvumo kuba ubutaka bwose bwaranyoye amaraso y'abantu. Ni umuvumo ukomeye. Uwo muvumo rero Imana yaratubwiye ngo wakurwagamo n'iki? Wakurwagamo n'amasengesho no guca bugufi, abantu bakihana, abantu bagahindukirira Imana, abantu bakavuga bati twarahemutse, twagenjeje gutya, twakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Ubwo rero ayo masengesho akaba umunyu, akaba akayungirizo gakingira abantu. None uyu munsi rero abantu ntitugisenga, ibyo ntibigikunda. Birumvikana nababwiye ngo nimba isengero zifunzwe, nawo n'uwundi muvumo waje dufite. Ni ukuvuga ngo niba isengero zifunzwe, abantu batagishobora kujya gusenga, kera kabaye abari urubyiruko niho ujya kureba ukabona umuntu, hari inzoga zadutse ngo zitwa ngo ni ibyuma, hari n'izindi njya numva ngo zitwa za muriture zitandukanye, ugasanga abantu basinze. Nigeze guhura n'abana, n'umwana ufite imyaka 12 yasinze ari kugenda arakambakamba. Ibyo bintu ntitwigeze twabibona mu buzima bwacu igihe twabyirukiye. Abantu basindaga babaga ari abasaza, kandi nabwo agasinda ari inzoga yamurushije imbaraga kubw'intege nke, atari kuvuga ko yanyweye inzoga nyinshi. Uyu munsi uragera nk'ahantu hiyubashye mu mujyi, ukasanga amasarigoma yanyweye ibyo bintu bitandukanye, bari kuvuga imvugo z'amagambo ateye isoni aturuka mu kuzimu kwa shitani. Ibyo bintu byose ni ingaruka zerekana ko umuvumo wamaze kutwinjiramo, umuvumo turimo. Niba ahantu hose uragera ugakandagira abasinzi, nimba ahantu hose uragera ugasanga hari akaga, noneho ibintu byamaze no kwinjira mu bahoze turi abantu b'Imana, hakinjiramo ubugambanyi. Wajya kurwana intambara ukajya kubona uri kurwana intambara y'abantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana batigeze banywa ku ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu mubona abantu baraguye, nuko ijambo ry'Imana ryabaye ingume, no kwerekwa ni kukiriho, berekwa abadayimoni, berekwa ngo amahembe yabo ateye, abandi bahura n'amashitani atandukanye, nta yerekwa ryiza rikibaho. Ariko ubundi kera abantu bigishaga ijambo ry'Imana, rikagenda rikayungurura, rigafata umuntu rikamucisha muri radiography yaryo, hanyuma ukiri indwara akayikira, ufite ikibazo runaka akagikira, ku buryo umuntu atanezerewe. Nshuti, kugira neza kwawe tugushimiye ko dufashije kubwira ijambo, udushyigikire, utugirire neza, ushyigikire abaryumvishe mu izina rya Yesu.